Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba, ndagira ngo tuganire ku ijambo dusanga muri Matayo 27:51 tugeze 53, ariko insanganyamatsiko irimo iravuga ngo umwenda ukingiriza ahera utabukamo kabiri, ibituro by'abera birakinguka. Mu by'ukuri iki ni igitangaza gikomeye cyabaye. Hari ibitangaza byinshi Yesu yakoze, ariko iki cyo cyakozwe ubwo Yesu yari amaze gutanga. Ni ibintu byabaye kuwa gatanu, ari wo munsi Yesu yapfuyeho, ariko ibyo bitangaza byabaye muri iyo minsi nyine nyuma y'uko apfuye. Habayeho ubwira kabiri, icyo cyo turakizi, ariko reka mujye ku mwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri. Mu by'ukuri turi abantu bakomotse mu bise by'urupfu rwa Yesu, kandi mu bintu byazanye Yesu mu bugingo bwacu ngo bukire. Ni kuvuga rero ko ikintu gikomeye cyatubayeho, ntago amazu n'ibindi bintu sibyo byari intego ya mbere, kuko niyo Yesu Kristo adapfa ngo azuke ntibyari kubuza abantu kubona imigisha yo mu isi. Bivuze ko rero ikintu cyose cyaba cyarabaye, ikintu cyose Yesu yaba yarakoze, icyo ari cyo cyose, icyo yaba yarakoze niyo cyaba ari ikintu gifatika, ni kigambiriye ubugingo bwawe. Ikintu cyose Imana yaba yaragukoreye uko cyaba cyitwa kose, n'urugendo rwose Imana ikunyuzamo ni inyungu zawe. Ariko nanone ntitwakwirengagiza yuko kwakira Kristo Yesu mu buzima bwacu wari ukwakira ubuzima bushya, kuko tuzi ko Pawulo yabivuze mu Bakorinto mu rwa 2:5-17 avuga ngo iyo umuntu ari mu Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ni ukuvuga icyaremwe gishya gifite imibereho mishya. Ari n'ijambo nasomye rinezeza rivuga ngo imibereho mishya bari muri Kristo Yesu. Nuvuga rero ngo nagira ngo mu byo tuvuganye hano dushime Imana ko Yesu Kristo umwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri, bigatuma nawe wigirirayo. Ubu nawe wigirira ku Mana. Niyo mpamvu ukwiye kugushima Imana ko Yesu yaduhaye ibintu bifatika n'ibidafatika. Ariko iyo tuvuze gusa bifatika, tuba dupfobeje umurimo wo kuducungura Yesu yakoze, kandi bitera confusion ababitwumva. Iyo umuntu ahagaze agashima Imana ku ibintu yamuhaye, abavuze ko ababifite bafite Yesu. Nicyo abavuze burya. Tuba tuvuze ko umuntu ufite icyo bita imibereho aba afite agakiza. Ariko biri kavuga neza yeruye 3:16 muri Yohana, kuko Imana yakunze abari nk'isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka agahabwa ubugingo buhoraho. Ijambo rimwe rero navuga muri uyu mwanya nuko urusika dutandukanye n'Imana rwakuyeho na Yesu apfuye. Rero mu bitangaza bikomeye byabaye, mbese mu bitangaza bikomeye byabaye ni ukubona umuntu wigerera ku Mana, ni ukubona Imana ikuraho ibitambo n'abatambyi, Yesu akaba byose, akaba umutambyi, akaba n'igitambo. Ni ikintu gikomeye cyatubayeho. Niyo mpamvu Umuririmbyi yavuze ngo ni igitangaza kuko Yesu yankijije. Buriya ndagira ngo niba koko muri wowe ujya usenga Imana ukumva ijwi ryawe rigeze ku Mana, ukumva umutima urabohotse, umenye ko kera byabaga bigoye mu Bisiraheli, ko niba washaka gusenga cyangwa ushaka kugira ibyo uvugana n'Imana byasaba kubica ku batambyi nabo b'intege nke, ubanza kwitambira ibyaha byabo, hagapfa intama kugira ngo nawe akugireyo. None umwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri, umuntu wese ijwi rye Imana iraryakira kandi Imana iraryemera. Reka rero nkubwire ngo mu minsi ya Pasika ujye ushima Imana ko urusika rugutandukanye n'Imana rwakuweho. Abanyamahanga twahawe natwe uburenganzira bwo kuvugana n'Imana. Nta mwana nta mwana wavuzwa gusenga
abadamu bagize agaciro, mbese Yesu yakuyeho urusika. Umva ko tumushimire. Kandi nubwo nzi ko ufite n'ibindi byifuzo, ariko banza ushima Imana igitangaza gikomeye gituma Imana ikwemera kandi ukaba uri umwana mu rugo, ukaba ufite n'umunani mu ijuru. Imana iguhe umugisha. Umushyitsi ku masezerano